Eze muri moteri hayo ureba ubwiza ifite, reba ubushyashya do, urabona kuntu hose hasa harasa neza, urabona inkingi zayo urazibona neza, urabona ko ihita yihagarika gutya, nta byandi ngo urafata akantu utega aha ngaha, oya ntabwo urayibona do, urabona kuntu ibintu biba bimeze neza, urabona kuntu bisa, irasa neza cyane. Nuko tuje kandi uko tugaruke neza modoka z'imiturika, tugaruke neza modoka z'abakimaze, tugaruke neza modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brashari TV. Ariko ni wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajye uzibonera ku gihe. Ntibisanzwe kuri mikoro ni Brashari, nijye na Emmanuel, uwo ni wenge. We bakwita dukurikiye Brashari TV, ukaba ugiye kubona imodoka nziza y'agatangaza, imodoka bita Santa Fe automatique. Ntuzambaze iya Emmanuel kuko iyi ni automatique. Iyi modoka ni nziza cyane, umwaka wayo ni 2006, irashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane. Uraza kumenya igiciro cy'iyi modoka, uraza kubona saro yayo, ndaza kwinjiza muri saro, ndaza kwinjiza muri boot, ndaza kwinjiza muri hotel, ndaza kukwereka byinshi bitandukanye kuri iyi modoka. Turaza gutandukana umeze neza, turaza gutandukana ufashe umwanzuro ko wagura iyi modoka kuko iracyari nshyashya, ikindi ku giciro kiri hasi cyane. Tugendana dutangira dukomeza, ngira ngo iyi modoka wayibonye. Dutangiranye n'amapine, ese cyangwa dutangiranye no hejuru. Urabona ko ntiyaguye, ntiyahirimye. Urabona kuntu imeze neza cyane, iracyafite ikintu bita ubushyashya, urayibona neza. Ndashaka kugenda nkwereka imodoka, ubanze uyitegereze, ubanze uyirebe. Urayibona neza ko iyi modoka ifite ikintu bita ubushya. Ikindi igenda neza, nta byo kuva ngo irasarara, ngifite moteri mbi, oya. Nta modoka mbi igera kuri Brashari TV, nta modoka mbi igera kuri Brashari TV. Ikintu ugomba gukora ni ukugura imodoka kuri Brashari TV. Niba ukijya kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, wabishaka utabishaka, kugura imodoka kuri Brashari TV ni iby'agaciro kuri wowe ndetse ni iby'agaciro ku muryango wawe, kuko ahangaha dutangira imodoka ku kiranguzo, turanguza imodoka. Nta handi hantu uzasanga imodoka ku giciro kiri hasi cyane usibye kuri Brashari TV. Reba imodoka, dore modoka, aha. Ariko ngo bimeze bite? Wewe waguriye kuri Brashari TV, waguriye imodoka kuri Brashari TV, nubura cyankurikirana kutajya muri komenti, jya muri komenti wandike. Jya muri komenti wandike. Aka ni kakazi k'ubuteka dufite buri bwawe. Jya muri komenti wandike, uvuga ati jye Brashari TV ndagukunda, ndagukurikira, imodoka nayiguriye kuri Brashari TV, kandi imodoka nasanze ari nziza cyane. Ibyo bizatuma aba Brashari bose bakurikiye Brashari TV baza kugura imodoka kuri Brashari TV. Erega Brashari TV si yanjye, ni yanyu. Reba imodoka, reba parafo y'imodoka, ariko iyo motipe aratwika koko. Yirebe neza, witegereze. Iyi modoka irashaka amafaranga 8,000,000 z'amanyarwanda. Reba 8,000,000 z'amanyarwanda. Ariko koko nzagene niki ntakoze, nzakora iki kugira ngo uze kugura imodoka kuri Brashari TV? Nzakora iki kugira ngo wumve yuko nuba uri kuri Brashari TV, nuza kugura imodoka kuri Brashari TV, kuzagura imodoka nziza? Imodoka mbi sinshobora kujya kuri Brashari TV. Reka nkubwize ukuri, hari aba Brashari nahaye imodoka, muzantangire ubuhamya, mujye mutanga ubuhamya
ndabizi neza uburyo mwandika muri comment mba mbibona muvuga ati Brashad TV walakoze. Reba urayibona neza ko nimeze, reba ubwiza bw'imodoka, urabona saro yayo bayita Santa Fe 2006, Santa Fe 2006 ku mafaranga miliyoni 8. No gukatura turakatura, no kopa turaza kuba twagopa, ariko uyu muhungu aratwika koko. Deka cameraman tubereke neza cyane iyi modoka, mbereke neza. Ibyo kuvuga ngo nashatse imodoka yo kugura ngo ndayibura ari kibazo. Reba nkanga washatse imodoka yo kugura, reba ubu ngubu icyo gihe uri kuvimvira neza mu modoka cyane, ukavimvira. Reba ni imodoka nziza cyane, ngira ngo uba wayibonye, kandi irashaka amafaranga make cyane ariko iyi motipe aratwika irashaka amafaranga make, nakubwiye ngo irashaka amafaranga miliyoni 8. Ariko ubundi niba atari ukuvuna ushaka iyihe modoka, dufite Karina, dufite Gikumi ku mafaranga miliyoni 4, dufite Rava Fancy model ku mafaranga miliyoni 5, dufite Artis, dufite Yaris Sedan, dufite Rava Nouveau model 2002 2004, dufite Artis, dufite imodoka nyinshi kandi ku giciro kiri hasi, kandi ku kiranguzo. Mwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda. Ibaze umva ko gyanu guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamura gatubasha ko wabona imodoka nziza itazagusaza. Nta gicucu gitunga miliyoni, buvandimwe wanjye nshuti bagara, nta gicucu gitunga miliyoni. Kubera yuko najya numva avuga gase ngo miliyoni ngigura iki, ngurabona ngo icyakubwira ngo miliyoni yagura iki. Miliyoni waseze kugenda inyagirwa n'imvura ya hato na hato, izuba ryakasa mutwe kuko wageze kuri Brashad TV. Byambabaza bikantera agahinda, ugura imodoka kuri Brashad TV ukagura imodoka mbi, usibye ko bikuye hafi ya zero. Reka ntago bibaho. Mpereke neza cyane, ubanze neza witegereze neza, urebe ubwiza bw'imodoka. Urebe ubwiza bw'imodoka, ubundi mbanze nkwereke muri, urabona kuri imeze. Iyi modoka urayibona neza cyane, itwara abantu 7. Ni imodoka itwara abantu 7. Dore nizi, izi nazo ni intebe, urazibona? Urabona izi nazo ni intebe, urabona, uraziryamisha gutya. Wayibonye? Urayibona neza izi ntebe ukuntu baziryamisha. Urayibona ukura kano kantu gake ukimanurira neza cyane, ubundi ukigurira imodoka. Urayibona neza cyane, ahanga ni ahantu heza hanini. Urabona reba imodoka, dore modoka, imodoka ubanza uyitegereze cyane, uyitegereze kuko iri ku giciro kiri hasi cyane. Irashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane, no turakatura, no kopa turaza kuba twagukopa. Niba iyi modoka wayikunze cyane ukaba ushaka kuba wayigura, uraza kuba wayigura cyangwa utanga commande, duhamagare kuri 0788 497 nizo nimero ona kuri screen ya Brashad TV. Izo nimero waziduhamagaraho ufite imodoka ugurisha, cyangwa ukaba imodoka, ukaba ushaka kugura imodoka ku buryo bwihuse cyane, ukaba ushaka kuyigura ku giciro kiri hasi cyane. Ariko ngo uyu motipe aratwika koko, ariko koko reba aratwika se ntacyo ndakora. Banza neza witegereze ubwiza bw'iyi modoka, hanyuma ubundi tugendane. Ushaka iyihe modoka? Wayibonye? Urabona ko ibintu bimeze neza cyane. Ngiye kukwereka ahandi hantu tugiye kurikizaho. Urayibona? Tugiye kujya muri moteri, hanyuma ubanza witegereze neza, witegereze muri moteri hayo, urebe ubwiza ifite, reba ubushyashya. Urabona ko hose hasa harasa neza, urabona inkingi zayo urazibona neza. Urabona ko ihita yihagarika gutya, nta bya ngo urafata akantu utega ahangaha, oya ntabwo. Urayibona urabona ko ibintu biba bimeze neza, urabona ko bisa, irasa neza cyane. Urayibona ureba. Nakubwiye ngo Brashad TV si yanjye ni yanyu, Brashad TV si yanjye ni yanyu. Umpamagare utange commande, umbwira ati Brashad TV iyi modoka nayikunze, ndashaka Santa Fe nziza. Iyi Santa Fe yafashwe neza cyane, hanyuma wigura imodoka nziza, ugende uryamusinzire, utuze utekane. Kuko mbikubwira kenshi, kugura imodoka kuri Brashad TV ni iby'agaciro kuri wowe, ndetse ni iby'agaciro ku muryango wawe. Urabona ko zino nkingi zimeze neza, amatara meza, urabona ko ari imodoka nziza cyane. Ibyo kuvuga
ngo urabona ngo icyakubwira ngo nashatse imodoka yo kugura ngo ndayibura. Oya, ikindi mba ngomba kurana hano hejuru ukuntu hameze, nka cekinga nkareba, urabona ko naho hameze neza, urabona ukuntu hameze, harasa neza cyane, ubona ko ni ahantu hameze neza cyane, ubona ko na hano hose harasa neza cyane. Ni imodoka ifite ubuzima n'ubuziranenge, urabona ukuntu imeze. Mba ngomba kukureba no hasi, hacurika nkareba hasi nkareba ukuntu hameze, urabona ko hasi naho hameze neza, nta mugese, nta busembwa. Iyi modoka imeze neza cyane. Ngira ngo imodoka wayibonye. Dusoza nkubwira ngo uraza kugura iyi modoka. Niba ushaka kuyigura ku buryo bwihuse cyane, uraza kugura imodoka, kuko iyi modoka ni agatangaza, ifite ubuzima n'ubuziranenge. Ndagushimiye ko twabanye kuri Brashari TV, turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka nziza cyane bita Santa Fe 2006 ku mafaranga $8,000,000. Wowe twabanye uri inshuti imagara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzaba neza. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajye uzibonera ku gihe. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashari, nigene Emmanuel, tuzasirutse aha turi gutereka izindi modoka ku isoko. See you, bye bye. Aho kura Imana izajye igukubira. Kora subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye bye.